aba bakobwa kubera ko ataribo bafungwa, ababivuzeho akaba aribo bafungwa. Icyo ni kimwe ngo aribyo ndi kuvugaho nonaha, ariko amakuru mfite yabyishyiriye hanze, babishyize hanze ku bushake ngo bashaka gutwika. Niyo mpamvu uri kuba ukoresha nk'amazina ya ba DJ Brian, ati ntukore ku bintu bya DJ Brian. Uri kubyumva se? Kanze nkumvishe. Mureke ibi biboro by'abakobwa. Bro, umukobwa arirongoza icupa rya Heineken. Aba bakobwa sometimes nabo barexagera. Mu mezi 4 nari maze kubibabwira, uyu mukobwa Emeline, uyu nguyu muri kureba, yegereye umuntu umwe ntari buvuge, aravuga ndabizi ko, aramubwira ati ndashaka kuguha amakuru, njye buriya ndakwemera. Ati kagira inkuru. Ati buriya ndakwemera, ndagukunda, ndakwemera. Apana kumwemera by'ibindi. Ati ndakwemera. Undi ati sere, ati aha. Amusanga n'abandi bari, arangije aramubwira ati ndabizi ko umuntu runaka mutumvikana niki n'iki ushaka ngo nkwereke. I have everything. Uriya mufite mu kiganza. Undi ati mukagira inkuru. Bro, ibi biboro muri kureba uyu mukobwa afite hano, ibi ngibi muri kureba n'amaso yanyu. Ikindi cya kabiri, hari umuntu ugiye kuraburizwa fo ufite izina mu mezi 4, I think ni 4 months cyangwa nko mu mezi 4, mu mezi 3 ashirane, mu mezi 3 ashirane, nko mu mezi anashize. Umuntu yaranyaprochiza arambwira ngo Godfather, hari umushuti wawe nshaka kugira ngo umpere ubutumwa, kuko umushuti wawe ni umwanzi wanjye, cyangwa mfata nk'umwanzi we. Ntabwo ngewe mfite uburyo namwaccesinga, ngewe simwanga, nta n'ikibazo mfitanye nawe, ariko simfite uburyo namwaccesinga. Ariko ni umugabo mugenzi wanjye, ngomba kumurabura. Ngomba kumurabura akamenya ukuntu yitwara, kuko uyu mukobwa azamumerera nabi ko nta ndangagaciro afite, ntabwo afite ubumuntu, azamuraburiza fo. Bro, I approached this guy. Ndamubwira bakintu. Stories zimeze ukunuku. Kuko amakuru yaravuye ku muntu atemera, ku muntu badafite ibintu batumvikanaho. Umutipe arabinegrije, arambwira ati Godfather agenda, urabona uwo mutipe arabeshya. Ndabwira ubusa, icyo nashaka ari ukugira ngo umenye uko witwara. That's it. But guess what? Mureke ibi biboro by'abakobwa. Bro, umukobwa arirongoza icupa rya Heineken. Aba bakobwa sometimes nabo barexagera. So umukobwa ushobora guhura n'umuntu yarangiza akajya gushaka ibingibi. Iyi ni story ndi kubabwira, itarajya hanze, but end of the year ndababwiza ukuri, uyu mwaka ntabwo uzarangira iki gikobwa niba batagihagarika kitaraburije uyu muntu, azamuraburiza fo kanazicaye image ye. Yuri imodoka aragenda ajya gushaka umuntu bataziranye, aramubwira ati uriya ndamufite,
ndamufite mu biganza byanjye ku buryo isaha n'isaha yibeshye agakira reaction nkamubwira ati ngwino ntaze kundeba, arabizi byamubaho. Wawe wewe amakuru mfite ntafitiye igihamya nuko already uyu mutipe anytime ashobora kujya ibyapa, nta nubwo ari n'umutipe, ni umugabo wubatse, ariko mu mezi anashize we uwo yita umwanzi we cyangwa uwo batabyumva kimwe yamuntumyeho, kuko iki gikorwa cyari cyagiye kumureba kirarabura, aramubwira ati ndamufite n'iki cye mushaka. Umutipe bamumara ati umutipe uyu mukobwa ashobora kuba dangerous, so ntabwo ndi bujye kure, I'm not gonna go in deep. Nyuma y'ibi ngibi by'umwanda, ibi by'ingi biteye umwanda bari gukora ubugoryi, nyuma by'uyu mwanda, nyuma y'uyu mwanda, I'm telling you, you're gonna see the bomb. You will see a bomb. Ni izina ry'Imana muraza kureba ibintu byakasamutwe, bababwiye nona nta makuru mbifiteho. Mu mezi ane nari maze kubibabwira, uyu mukobwa Emeline, uyu nguyu muri kureba, yegereye umuntu umwe ntari buvuge, aravuga ndabizi ko, aramubwira ati ndashaka kuguha amakuru, njye buriya ndakwemera, ati kagira inkuru, ati buriya ndakwemera, ndagukunda, ndakwemera, apana kumukunda kumwemera by'ibindi, ati ndakwemera undi ati sere, ati aha, amusanga ahantu bari, arangije aramubwira ati ndabizi ko umuntu runaka mutumvikana niki ibyo ushaka ngo nkwereke, I have everything, uriya mufite mu kiganza. Undi ati mukagira inkuru. Bro, ibi biboro muri kureba uyu mukobwa afite hano, ibi ngibi muri kureba n'amaso yanyu, amezi anashize nibwo yigambye ko afite boro z'umuhungu wanyu, ntari buze kubabwira ngo ni uwuhe, ntimutekereze uwo mutekereza, ni akazi kanyu. Uwo muntu yaranyegereye arambwira ngo dufata ND3, reba umujene umurabure, umubwire ko yitonde, agendere kure cyangwa amenye uko yitwara imbere y'umukobwa, kuko niba ashaka kumuta ibyapa agomba kwitonda. Bro, nagize gutya negera uwo muntu, egera musipe, ndamwegera, avugira ingara ryinshi. Ndamubwira ati umusa, rero urabona mfite amakuru n'ubu butumwa ND3, ariko kuko ubutumwa bwari buvuye ku muntu batabyumva kimwe, yarabisuzuguye, arabyanga, abica amazi, aravuga ati nta biriho, of course urumva agomba kubihakana, arabihakana burundu, kugeza aho uyu mukobwa boro zose yajugunye hanze. Harya ibintu biba byakozwe gutya bigambiriwe, ari nko gukina filime. Ibi ngibi tuba tubikora, ibi ngibi bimeze biti, ko babikoze babishaka, ibi ngibi byo bigenda gute? Rero ibi ngibi byabo ku giti cyabo, tekereza ko nta kibazo, barabyifatiye, ati filima barabyifatira, hanyuma
Njyewe ndi kubabwira ko hari umujene bagiye guta ibyapa, uyu mukobwa agiye kujugunya imihanda kuko yagiye gusaba, nta miyaga amufitiye, kandi bagenda yigamba ko amufite mu kiganza. Yamushyize ikiziriko mu ntuza, mu ijosi. None nkibaza, ibi biboro by'umutima bizajya hanze cyangwa bagomba kubihagarika bakabuza uyu mukobwa akabireka? None umuntu wishyira hanze gutya mayake na muzaratate dore Henikeni, dore Henikeni. Ibi ngibi nta kintu bimbwiye. Ibi ngibi byo birirwa babikora, ibi ngibi it's okay, it's not my business. Ariko mama bro, reka nkubwize ukuri, ibi bimaze kugera ku yindi level. Noneho ahangaha bakagurukana abantu biba byagezeho bakabihana hagati yabo. Reka twemere ko bishobora gucika video imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu z'ibihe bitandukanye. Nafunguraga video nkafunga akajisho nkavuga ati simbonemo uyu muhungu wanjye, simbonemo uyu mujana, simbonemo. Ariko umva nkubwire, mugiye kubona ibintu bigiye kujya hanze, ibyapa. Abantu muri kunyandikira mbahaye musumba zose, abantu muri kunyandikira mbahaye muzumba zose. No sense. Abantu muri kunyandikira mufate urutoki rurerure. Urumva icyo nakora kimwe ni ukuvuga ngo uyu mujene ushobora kurangira napfuye, ibyawe byose uyu mukobwa nta mutima afite, arabita ibyapa, arabishyira ibyapa, kuko aho uri ntabwo ushobora gusinzira, ntabwo aho uri buryame. Reka ndahora kavuga nti nibyo, ibyo bavuga kuri uyu mukobwa nibyo. Ntukore ku bintu bya DJ. So iki kintu kiriho, uyu mukobwa yabikoze by purpose. Ariko ikintu cyantunguye ni ukwifata. Uyu mukobwa arifata, yurira imodoka, atumaho, yabanje guhamagara, yabanje gufata nimero agahamagara uyu muntu akanga kumwitaba, afata imodoka aragenda amusanga ni Kigali Universe cyangwa kwa Kigali. Aravuga ati bura kandi bura ngufitiye inkuru, ati hano hari umuntu gushaka, baragushaka. Yaragiye kwareba undi muntu wakasamutwe, ari buze kubabwira amazina ye. Ati bimeze bite? Ati kandi bura ngufitiye makuru ki? Ati buriya kandi bitewe n'uburyo ngukunda, ati bitewe n'uburyo nkwemera, ngufitiye amakuru ateye atya nandi ateye atya. Ati okay bro, afata umutipe amubwira ukuntu agiye kumuhereza amavideo y'uwo yita umuntu wa fake. Urumva umutipe we yagize umutima nama, aravuga ati reka. Ibi biboro rero muri kuvuga, uyu mukobwa afite ubwambure cyangwa afite ibiboro bindi yafashe undi muntu kandi mukunda, kandi we kumushyira hanze, she doesn't care, azabikora, it's matter of the time.
negereye uyu mujene uwo mwana muto, ndamubwira ati mwana muto, mwana wanjye, mwana wanjye, ati muhungu wanjye. Ariko kuko amakuru yari avuye ku muntu umwe atemera, arabyanga bro, arabyanga. Amakuru arayanegirijanga kubyemera. Ibi biboro bimaranye hafi iminsi 7, uyu munsi yanti bwakera ibaye iminsi 7, ariko ni nka bya bindi bro, niba ari ibintu biteye isesemi n'ubwambure bw'abantu bishyirira hanze, ni byinshi ku buryo mudashobora kumva. Narabinegirije numva nka bya bindi byose, nuko ntabwo ndi abantu bashobora kumuraburiza, nta nubwo aribyo ndi kuvugaho nonaha, ariko amakuru mfite yabyishyiriye hanze, babishyize hanze ku bushake ngo bashaka gutwika. Niyo mpamvu uri kuba ukoresha nk'amazina ya ba DJ Brian, ati ntukore ku bintu bya DJ Brian. Uri kubyumva se? Kanze nkumvishe. Turafata video, settinga kamera. Turafata video, undi ati ahubwo settinga kamera, twagiye twende kazi. Ahangaha bambaye ubusa, bari naked, ari kumushiromba intoki. Ibi ngibi I don't care, nyuma y'intoki bijombyemo n'amavida, aho mujombemo n'ibiti. Ibyo ngibyo ni uburenganzira bwanyu, nta nubwo ngiye mfite umwanya wo kubivugaho. Ariko rero tugaruke kuri uyu mujene bagiye guta ibyapa. Mama, ubundi iyi niyo nkuru. Inkuru mfite ntabwo ari ibingibi ndi kureba, ibingibi ni umwanda, ibingibi maze igihe kirekire, bimaranye iminsi, abenshi mushaka muri kubyumva nonaha. Kuva ejo nari ndi kuguruka ndi gushaka aya makuru yagiye kugurisha, ariko umuntu bagiye kuyagurishaho bro, ibingibi muzabimenya, tuzamuvuga, muzamwumva hano, muzabira n'isuri, ndabizi ko izajya hanze, kuko iki gikorwa nzi ko hari abantu cyamaze guhereza bino bintu, kiri gusambanya uyu mujene. Icupa rya Heineken bro, rata bagabo, rata abajene mwaragowe. Warangiza ukagenda navuga ati ngo ngiye kwemeza umwana, fata icupa rya Heineken no mwongo kakarigitamo. Ikiriho uyu mujene, ngiye ntekereza ko icyakorwa ni kimwe, ndabarabuye, bahagarike bahe gasopo kino gikobwa, ibi bintu by'uyu muhungu kibisibe, we kujya hanze no kwishyira hanze bakifata aya mavideo bakayarekura, ibyo itsokwe, ariko ibyo urabujena bisibe, ntari buze kuvuga amazina y'uwo muntu. Ibi bintu ntibirajya hanze, ariko uyu mukobwa arabifite, kandi mu mezi anashize akurura uyu mujene mu kagozi kuko amufite. Ngayo nakufi hano ngo wiki tube dusimbutse umukobwa w'ishyanga. Iyi ni indi verisiyo, izi ni izindi story. Uyu mukobwa ndamwita uyu mugore nawe muraje mwumve iby'uyu nguyu yakomeje kuba kasongoye wa nta miyaga ari kubaga nta kinya. Ariko Ketia nawe ucire birarura.
ngwino usuhuze hano, ngwino usuhuze, umeze bite? uzi untere peace umbwire ngo gute. zamuka mama, umukobwa w'ishyanga agiye guta umuntu ibyapa. Muve kuri aya majwi, muve kuri aya ibingibi muri kureba bino ari kwikinisha ibingibi na mukoga mugenzi we hari boro yatwariye umuntu mu meza nashize aramubwira ati banze mutebe musaze undi bro ibazaho umuntu ushaka kumufitanya ikibazo ariko kwihangana bikanga akavuga ati reka yewe umuntu yarampamagara arambwira ati genda urabure umuntu wawe kuko ari hejuru y'igisasu kigenda. Urumva? Reka manze mbereke gato. Reba ako kaboro kizeho. Iyi sura murayizi ntimuyizi? Uyu mutwe murawuzi muraza kureba head nubwo mu maso hatagaragara. Who is this person? Uyu mukobwa araza kujya ibyapa. Izi nkundura zo gushyira ubwambure hanze zikomeje gupfa akasabutwe. Aha ni nyuma ya kokayini, urumogi n'ibindi bikomeje kuba akasamutwe. Abantu bazi ibyo ndi kuvuga bari kubyumva. Biravugwa ko uyu Ketia Kayonga umugore wa Mupenzi cyangwa wa DJ Mupenzi can you fucking stop sending me that nonsense? I don't play with you, okay? Shut the fuck up, go away. Stupid. Kama request. So stop sending me that request. I don't want to play with you. So iki nicyo kibazo cyo gukora live nta muntu hano hejuru. Birohereza kikohereza. So niba utafollowinga ntabwo uri buze kuyibona. Niba followinga cekinga namaze kugashyiraho. Urakubitwa n'inkuba. Yewe ibi ni bimwe aka nakantu kamwe. Ibingibi nabonye bamaze kubita ibyapa. Numva umusatsi umvuyeho ndavuga nti bya bintu bimeza ameza ndapfuye agiye kubishyira hanze nabyo. Uyu mukobwa rero kuba yamaze kwishyira hanze. Haba hari umwe mu bantu mugiye kubona imihanda ndabarahiye. Ariko ntekereza ko iki gikobwa bakibwire kibireke. Kuko kiramuta ibyapa. Kiramuta hanze. Hanyuma rero wamujenewe wowe wa muntu we naguhamagaye tukavugana nkakubwira nti mfite ubutumwa bwawe bivuye ku muntu uyu n'uyu ansabye kukubwira kwitonda no kwitwararika. Uza amagambo wambwiye warabisuzuguye umbwira kuriya nta ari gutwistinga atari byo bro. Ntabwo hari ukuntu abantu uyu mutipe amufashe nk'umwanzi reka bivuga uko. Wumva ko nta keza kamuvaho, wumva ko adashobora kukurabura, ariko nakubwiye ko yambwiye. Abantu bo kuri Twitter muyirebe ngiyo namaze gushyiraho icyo gitwe muramenya nyiracyo.
ibaze kuza muri space yawe maze amezi abiri ngasanga arimo kuza ibishizi by'isoni. Hari wabushyizemo ikiziriko guze, wari uri kugira ngo uze usange ndimo gusengesha ijambo ry'Imana, ngiyewe n'abatirijwe kuyobora abanyabyaha ku Mana. None se ubu turi sangahe? Turi saa 5 za nijoro my friend. Ahantu ndi i Kigali ni saa 11 za mu gitondo hafi saa 12. Abantu babyukiye kuri ti ku muceri. Aba